ndagira ngo iyi nkuru wicare witonze uyumve neza. Iyi nkuru isa nkaho ibabaje, iyi nkuru y'urukundo isa nkaho ishobora kuba wenda yagushengura umutima mukunda, ariko biba bigaragaza ko urukundo rugihari kandi urukundo rugishoboka, ndetse umuntu aba yakunda cyane ku buryo umuntu akunda umuntu akamwimaramo ku buryo yanamuha ubuzima bwe, yamuha ibintu byose. Niyo mpamvu ngira ngo iyi nkuru y'urukundo ndakwinginze uyicare uyitondere kandi uyumve neza. Tutangiranye umusaza usa nkaho ageze mu zabukuru wicaye ku ntebe mu kigo gisa nkaho ari icy'abantu basheshe akanguhe cyangwa abantu bari mu zabukuru, mu ntoki ze afitemo igitabo gisa nk'igishaje mukuntu. Mu maso ye harimo ituze, agahinda ndetse n'akababaro bisa nkaho byivanze, ubona ko ari umusaza ubabaye koko. Imbere ye hari umukecuru wicaye ku ntebe y'ibitaro, amaso ye agaragaza ko atari kubasha gusobanukirwa ahantu ari, ndetse atari kubasha gusobanukirwa uwo musaza bari kumwe. Umusaza ari kumwenyura buhoro buhoro avuga ati reka nongere ngusomere ino nkuru. Atangira gusoma inkuru ihita idusubiza mu myaka myinshi cyane isa nk'ishize mbere y'uko twisanga aho hantu bari muri ibyo bitaro, uwo musaza ndetse n'uwo mukecuru. Hari mu mpeshyi ishyushye cyangwa se hari mu gihe cy'izuba cyane mu mujyi mutoya cyane, abantu bari mu isoko risa nk'irishimishije, ahantu hashimishije, ahantu hari imyereko, imikino ndetse n'amatara n'indirimbo nyinshi, bisa nk'aho ari mu gihe cy'ibyishimo ndetse n'umunezero ku bantu bari aho ngaho. Umusore w'umukene witwaga Noah akora mu ruganda rw'ibiti cyangwa mu ruganda rwo kubaza ibintu by'imbaho n'ibiti, nta mafaranga menshi afite, ariko afite umutima uzi gukunda ndetse umutima uzi no kwishimira ubuzima bwe ndetse n'ubuzima abayemo. Uwo munsi uwo musore nawe usa nkaho wari umukene abona umukobwa mwiza cyane witwa Allie waje mu biruhuko hamwe n'ababyeyi be b'abakire, baje muri icyo gihe kugira ngo iyi minsi y'impeshyi babashe kuba bayiruhukiramo. Akibona Allie umutima we wahise uhita utera cyane, yumva aramwishimiye, yumva aramukunze cyane, ariko atarabasha gusobanukirwa ko ari umukobwa uturuka mu bantu b'ibikomerezwa, mu bantu b'abakire cyane. Allie yari umukobwa uri mu mikino imwe y'amamodoka bazenguruka, cyangwa se ya mikino yo kujya mu bintu by'ibimodoka biba bizenguruka hejuru. Noah aramukurikirana se cyangwa aramwegera ari muri iyo modoka, aramubwira ngo ko numva nshaka ko twavugana se cyangwa ko numva nshaka ko twasohokana, ariko bwa mbere akimubona nta kintu na kimwe baravugana ahita amusaba yuko basohokana. Allie aramuseka cyane aratembagara ati ngo nituziranye uhita ushaka ko dusohokana. Noah ntiyaretse kuvuga ngo agiye gukomeza kumwegera se gukomeza kumuhatira, yahise yurira icyo gikoresho cyari kiri kuzengurukana se cyangwa uwo mukino w'imodoka wari uri kuzenguruka. Ari ahantu hari icyuma gisa nkaho kiri hejuru gifashe kuri iyo modoka cyangwa se kuri icyo kintu kiba kizenguruka, agifata hejuru icyo cyuma asa nkaho ari yitendetse hejuru cyane, bisa nkaho ko ari kwe gato yahita hanuka akikubita hasi akaba yabura ubuzima. Aravuga ati nutemera ko dusohokana se cyangwa nutemera ko tujyana kuri date ndahita ndekura aka kanya, bite mpfa nyine ubuzima bwanjye uzabubazwa. Allie arakomeza araseka cyane, aramuseka. None Noah ahita arekura ukuboko kumwe asigara afatishije ukuboko kumwe, arongera aramubwira ati ubu ngubu ndimo ndavunika, ndumva intege zanjye ziri kugenda zicika, mu gihe utari bwemere nyuma y'amasegonda 5 ndaba ndekuye, ubuzima bwanjye uzabubazwa. Allie umutima we uhita usimbuka, arangije araseka cyane aravuga ati ngati ni sawa naribireka tuzasohokana. Ayo niyo masezerano ya mbere y'urukundo rwabo. Niho yahise atangira ko yamusezeranya ko bajyana kuri date bitewe n'ukuntu Noah yabonaga yitanze cyangwa se ari gukora ibintu biteye ubwoba nk'uko umukobwa yari yamuciye amazi. Kuva icyo gihe batangiye kugenda bamarana iminsi yose, batangiye bagirana ibihe bishimishije, baragendanaga bagasekana bakabyinana mu muhanda, bakajya ku ruzi bakicara bareba inyenyeri nijoro, ubona ko just ari abantu bishimanye. Noah yerekaga ko Allie ubuzima butagomba kuba bwiza kubera amafaranga, bushobora kuba bwiza bitewe n'umuntu ukuri iruhande se cyangwa n'umuntu muri kumwe. Allie nawe yamaze iminsi yashanze ubuzima bwa Noah bufite umunezero bukomeye cyane se cyangwa bwaramuhaye ibyishimo bikomeye cyane atigeze yumva mu isi se cyangwa atigeze asanga mu buzima bw'abakire. Igihe cyarageze baratandukana cyane, ariko urukundo rwabo rwari rufite ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko imiryango yabo itari rushyigikiye, ndetse n'umuryango wa kwa Allie utari wishimiye Noah bitewe n'uko yari umusore usa nkaho ukennye adahwanye n'umukobwa wabo. Ababyeyi ba Allie ntibakundana na gato Noah, ntibamwishimiraga, ntibumvaga ko ari umusore bakinjiza mu muryango wabo, bamubonaga nk'umukene usa nkaho utanagira n'ejo hazaza. Bamubwiye ko uwo musore azamubabaza kandi azamwangiriza ubuzima bwe ndetse n'ubuzima bw'abana we, nimba yifuza ko bazabana azamwangiriza ibihe bikomeye cyane. Allie yagerageze kurwana iyo ntambara yumvisha ababyeyi, ariko igitutu cyari kinini cy'ababyeyi n'umuryango we byamurushije imbaraga cyane.
umunsi umwe ababyeyi bamujyanye kure cyane barangije impeshyi yabo cyangwa se barangije ibyo biruhuko byabo bari barimo bagerageza kumujyana kure cyane. Noah ntiyamenye neza uko byagenze, yabyutse se cyangwa yisanze atakiri kumwe n'uwo mukobwa. Ababyeyi be baramujyanye ahantu kure cyane bavuga ngo agiye kwigayo cyangwa se agiye mu bihe by'amashuri. Kuva ku kanya bahita batandukana gutyo. Noah yakomeje kumukunda cyane, akomeje kumukumbura cyane, agerageza kujya amwandikira ibaruwa imwe buri munsi, umwaka wose uragenda urashira ngo ni amabaruwa 365, ariko Allie nta baruwa n'imwe yigeze abona iturutse kuri Noah, bitewe n'uko nyina yarazifataga zose akazihisha kugira ngo umukobwa atakibona ko uwo muhungu akimukenese cyangwa uwo muhungu akimwirukaho. Allie yategereje ko Noah just yamwandikira cyangwa yamwereka ko akimukeneye neza, aragenda araheba, namenye ko ibyo byose biri guterwa na nyina se cyangwa n'umubyeyi we kugira ngo atabasha kuba yabona ibyo Noah amwandikira ngo abashe kuba bakominikana, kuko yari mu myaka ya kera twasubiye, bigaragaza yuko nta yindi communication usibye kwandikirana amabaruwa ariyo yonyine yari ihari. Allie yatekereje ko Noah yagiye akamwibagirwa ndetse akamwanga, na Noah atekereza ko Allie yagiye akamureka bitewe n'uko ubuzima bwahise buhinduka, yagiye mu bindi bihe, akabona amwandikira amabaruwa nayasubiza, ahita atekereza ko Allie yagiye akamwibagirwa. Bombi baragiye barababara cyane bumva ko umwe ku wundi yahemukiye undi mu rukundo. Imyaka yarashize, Noah yagiye mu gisirikare yumva ariho hamuvura iyo depression afite, agenda mu ntambara zikomeye arakomereka, ariko abasha kurokoka izo ntambara zose. Agarutse yaguze inzu ishaje atangira kuyisana. Iyo nzu yari yarayijyanyemo uwo mukobwa Allie yamubwira ko iyo nzu azayimugurira ndetse akayikuramo ibintu byose ashaka, kuko Allie yari yaramubwiye ngo inzu nuyingurira uzayisiga amarangi y'umweru. Yari inzu isa nkaho yegereye ahantu ku kiyaga bareba amazi, ndetse Allie yakundaga gushushanya, yari yaramubwiye ngo uzanyubakira akantu nzajya nshushanyaho nka tableau nicaye nambaye agasengeri ndi hafi ndi kureba hanze ku kiyaga ndi no gushushanya. Akumva ko nyine Allie azamushyira mu buzima bwiza, na Noah arabimusezeranya ko iyo nzu azayimugurira. None Noah agarutse bisa nkaho yari yarabonye amafaranga ari aho makeya, na papa we wenda bari bakiri kumwe niwe yari asigaranye gusa, amwongera ayandi ahita agura iyo nzu arayivugura neza, ayikora nk'uko yari yabisezeranyije Allie. Allie nawe yakuriye mu isi y'abakire cyane, ahura n'umugabo w'umukire witwa Ron, umwubaha kandi umwitaho ndetse umuha urukundo rukwiriye. Yaragiye aramukunda mu buryo butandukanye, utari nk'ubwo yakundaga Noah, ariko just mu buryo buhamye ndetse no mu buryo bukunditse cyangwa se mu buryo bugaragara ko buri emotional, nk'ubwo yari yarakunzemo Noah, ariko yakundaga Noah cyane kurenza uko yakundaga Ron. Yaragiye amwambika fiançailles. Allie yategereje ko ubuzima bwe bwamaze gufata icyerekezo, nyine yumvaga ko nawe yamaze kwinjira mu buzima bufite icyerekezo, nta kuzasubira mu bihe byahashize, cyangwa se kumva ko nyine ubuzima bwe muri ako kanya bufite aho buri kugana. Umunsi umwe Allie yabonye ifoto mu kinyamakuru, Noah ahagaze imbere ya nzu nziza cyane yasannye, kuko Noah yari yarajya aravuga ngo bitewe n'amadepression ndetse no kwiheba ndetse n'amahungabana yagiye avana mu ntambara, yari yaratekereje ko iyo nzu nubwo yayubatse agira ngo azayihuramo n'uwo mukobwa yumva agifite icyizere, ariko byagiye bimutera depression, yumva ko iyo nzu yayigurisha kuko yari inzu nziza iri ahantu heza cyane. Iyo nzu ikajya ijya mu kinyamakuru n'ifoto yayo yifotojeho. Noneho Allie aza guhura n'iyo foto mu kinyamakuru, abona wa musore Noah ari imbere y'iyo nzu, umutima we ihita usa nk'ujemo ihungabana cyane. Amarangamutima yose bagiranye asa nk'asubiyeho. Yafashe icyemezo cy'uko ajya kumusura mbere, kuko iyo nzu yari azi ahantu iri kubarizwa ndetse yari azi n'ahantu yamusanga, bitewe n'uko bahagiranye ibihe byiza ndetse bahamaranye n'imyaka myinshi mu gihe bakundanaga se mu gihe bari bari kumwe. Bahuriye ku muryango w'inzu ubwo Noah yari arimo arasohokana Allie aza amugana, bararebana cyane, ntibashoboraga kuvuga bitewe n'uko hari hashije imyaka myinshi, ari imyaka y'ububabare, ari imyaka yo gukunda umuntu udahari, ari imyaka yo kwibaza uko byagenze. Byari byose byari akababaro ndetse n'agahinda mu maso yabo, umwe abona ko undi ababaye kandi ari kubona ko atunguwe no kuba abonye mugenzi we. Allie yahita aturika n'amarira cyane, aramubaza ati ese kuki utigeze unyandikira na gato? Noah aramureba cyane aratangara ati ngo nanditse buri munsi, nandika inyandiko cyangwa se ubutumwa bujya muri 365, nta munsi n'umwe nigeze nsiba mu mwaka n'umwe. Ukuri kwita kugaragara aho ngaho, kuko byaragaragara ko Noah atari kumubeshya, na Allie nyine bigaragaraga yuko hari impamvu atigeze abona izo nyandiko. Bose baraturika bararira, urukundo rutageze rusha cyangwa se urukundo rwabo rwa kera rurongera rurabyuka. Kandi wibuka ko Allie yambaye impeta ya fiançailles y'umugabo witwa Ron ugiye kuba yamushingira urugo, usanga bagiye kwa babana.
Ariya muri aka kanya yari afitemo amahitamo abiri: kwemera kujya mu buzima bwa Ron, ubuzima butekanye, ubuzima bukomeye, ubuzima burimo amafaranga ndetse n'ubuzima bwubashywe, cyangwa kwemera Noah, urukundo rwe rwa mbere, urukundo rutigeze rushira, urukundo rwinshi ndetse urukundo rudapfa. Imbere ya Noah Ariya yari arimo arira ati ntibyoroshye, ibi bintu birangoye cyane. Noah aramubwira ati amagambo akomeye cyane ati ntabwo n'ubundi bizoroha, ntituzuvuga ngo tujye mu buzima bworoshye, bizasaba duhangane, tuzababara, ariko just njye ndifuza ko twabana mu buzima ubwo aribwo bwose, ariko tukamarana ubuzima bwanjye bwose nsigaje. Ayo magambo yahinduye byose. Ariya yahise yumva ko umutima we ako kanya ari gutekanye, nubwo yari abasigaye abayemo ubuzima burimo amafaranga, ubuzima bufite ituze, ubuzima butarimo ikibazo na kimwe, ariko yumvaga nyine afite nk'icyo mu mutima. Muri ako kanya yahise yumva ko asa nk'utuye imitwaro yose yari amaze iyo myaka yose yikoreye. Ariya yahise avuga ngo aka kanya mpisemo no. Baragiye bahita Ariya ahita ava iwabo atandukana n'uwo mugabo Ron, nawe yari umugabo ushyira mu gaciro, anamubwira ngo nimba wishimiye ex wawe wa kera nta kibazo, ugenda mukundane. Ako kanya bahita babaha rugari, baragenda n'iwabo baramureka, baragenda barashyingirwana, barabana, bubaka ubuzima bwuzuye urukundo, barabyara, babona abana, ibihe byiza ndetse n'ibihe bibi bagerageza kubinyuranamo nk'uko bari barabisezeranye n'uko bahuye, ndetse nta mafaranga bafite ahageze. Imyaka iragenda, barasaza, ariko urukundo rwabo ntirwigeze ruhinduka na gato. Ariya ageze mu zabukuru yarwaye indwara yo kwibagirwa, indwara bita dementia, bigera aho ngaho atakibuka Noah, atakibuka umuryango we, ndetse atakibuka n'ubuzima bwabo bwa kera bigeze bwose banyuramo. Arwara ya ndwara yo kuba nta kintu na kimwe wibuka usibye kwibuka kwijyana kuri tuwarete cyangwa se kugira ikindi kintu wikorera, ariko ubuzima bwawe bwose kuva mu buhinja kugeza kuri iyo myaka nta kintu na kimwe waba wibuka. Noah biramubabaza cyane. Noah aramufata amujyana mu kigo cy'abasaza, mu kigo cy'abantu bita ku basheshe akanguhe, kugira ngo abashe kumwitaho, afite n'abaganga bamufasha. Buri munsi akajya amusomera iyo nkuru yabo y'igitabo, iyo nkuru y'ubuzima bwabo baciyemo, cya gitabo cyanditse ku buzima bwabo, kugira ngo arebe ko yagarura ibitekerezo by'umugore we. Agahora yizera ko umunsi umwe azagerageza kongera akibuka urukundo rwabo bagiranye, ko yari akimukunda, akibuka umuryango we, akibuka abana be, bakongera bagakundana ndetse bakabasha gusazana nk'uko bari barabisezeranyije. Hari igihe gito Ariya yongeraga kumenya Noah, akagerageza kongera kumwibuka, ariko indwara ikongera ikamutera cyangwa se ikongera ikamwegukana, akongera akamwibagirwa. Ikindi gihe akongera akamwibuka bitewe n'ahantu inkuru igeze ayimusomera, inkuru mu gitabo ageze amubwira ubuzima bwabo, akamwibuka, bakaganira, bagaseka, bakishima, ariko indwara nanone ikongera ikamuzahaza, ikongera igatuma yibagirwa. Noah akihangana, agahinda kakamwica, ariko akagerageza kuguma kwihangana. Ijoro rimwe Ariya yagize gutya bitewe n'ahantu inkuru yari igeze, aragenda aramwibuka ubuzima bwabo bwose, yibuka Noah, yibuka n'umuryango we, bararyama bafatanya amaboko, umuryango uraza, abana babo barabareba, barishima, bararebana, babona ko nyine urukundo rwagarutse. Bose bari bazi ko iryo joro risa nk'aho ari ryo joro rya nyuma, bitewe n'uko bumvaga ko ari icyo gihe bongeye kugira ibyishimo bari bamaze igihe kinini batabona, bitewe n'uko uwo mugore yari yaranduye, cyangwa se uwo Ariya yari yaranduye iyo ndwara. Mu mahoro, mu rukundo, ndetse no mu kwifuza yuko niyo bapfa muri ako kanya bapfa bari kumwe ndetse bishimanye. Naho inkuru yarangiye. Twatangiye ari umusaza uri gusomera igitabo, ariko nyine twasuye mu myaka yahashije, twisanga ko uwo musaza yari Noah, ndetse uwo mukecuru yari Ariya. Nimba inkuru ikuryohere, kanda subscribe. Kandi isomo rikomeye wakura muri mu ni uko urukundo nyarwo rushobora gutandukanywa n'igihe, rugatandukanywa n'imibereho, ariko ntiruzigera na rimwe rwibagirana, cyangwa se ngo ruvuge ngo urukundo rwa nyuma rurapfuye. Kora subscribe, izindi nkuru z'urukundo nk'izi ngizi nahangazo nyeza zinyura kuri channel yanyu Tam Tam. Tuze kubona mu kanya gato. Ciao ciao.